Ikaze kuri Pure Gold TV mu kiganiro gishya twatangiye uyu munsi kuwa mbere wa Pasika 18 z'ukwa kane 2022. Ikiganiro gishya kitwa amasaha 3 dushaka mu maso y'Imana. Gushaka mu maso y'Imana urabyumva ute? Bisobanura iki kuri wowe? Imana Data wa twese ashaka ko dushaka mu maso hayo kuko ashaka ko tumumenya neza. Iki kiganiro rero mwagiteguriwe na Jose hano kuri Pure Gold TV. Buri muntu wese nkanjye nawe afite muri we icyifuzo cyo kuba yamenyekana kandi agakundwa. Imana yaturemye nayo nuko imeze kandi ha imigisha myinshi cyane abashaka mu maso hayo. Iyo dusomye Bibiliya yera dusangamo imirongo myinshi itubwira ibyerekeranye no gushaka mu maso y'Imana. Wakwibaza uti mbese Imana kuki ishaka ko tuyimenya? Kuki ishaka ko tuyishaka? Kuki ishaka ko dushaka mu maso hayo? Kuki ishaka ko tuyegera? Ese nuko yatwihishe? Ese nuko idahari? Oya da. Imana yacu ishaka ko tuyishaka kuko irahari kandi iraboneka kandi ibonwa n'uyishatse. Amasaha 3 mu gushaka mu maso y'Imana ni umwanya mwiza cyane, umwanya wo kwicara hamwe ukazimya telefone, ukazimya televiziyo, ugashyira gahunda zindi ku ruhande maze ugashaka mu maso y'Imana kandi uzahabona. Imana yacu iraboneka. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 13 haratubwira ngo mu cyongereza ngo you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Uzanshaka umbone kandi uzanshaka umbone nushakisha umutima wawe wose. Mwene data, nagira ngo nkumenyeshe ko iki kiganiro ari ikiganiro gishya cyatangiye uyu munsi hano kuri Pure Gold TV kandi tugiye kujya tugira ibihe byiza cyane. Amasaha 3 dushaka mu maso y'Imana ni ikiganiro gishya twatangiye uyu munsi nyuma yaho turangirije amasengesho muri Holy Week ya Pasika. Iki ni ikintu kivuye muri amasengesho kandi kiza cyane. Tugiye kujya dufata amasaha 3 twicare hasi izindi gahunda ziveho gutyo vuba tuzabona ububyutse. Hari inkuta zizavaho, hari ibibazo bizasubizwa, ibyananiranye bizasubizwa. Imana ikugirire neza. Gusa we fata urupapuro cyangwa ikayi wandikaho ibyifuzo byawe. Guhera uyu munsi tugiye gufatanya gusenga no guhimbaza Imana no kwiririmbira amasaha 3 azakugira umumaro. Reka dusenge mwene data. Mana Data, turagushimye kubw'iki kiganiro gishya utanze kuri Pure Gold TV. Turagushimye kuri iki kiganiro cy'amasaha 3 dushaka mu maso hawe. Turagushimye kuboneka kandi turagushimye kugiye kutuguranira ukatwambura ibibi byacu, ya mivumo byaha byose bitubonekaho maze ukatwambika ubwiza bwawe ndetse ukarushaho kuduha imigisha ituruka mu ijuru. Wakoze Mana, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwene data, twari kumwe hano kuri Pure Gold TV. Ndagusabira umugisha kandi ndagushimira ko ubutaha tugiye gufatanya, tugiye kujya twimbika maze tugasenga Imana amasaha 3 imbere y'Uwiteka. Azaba igiciro kinini cyane. Ukomeze ugire ikiruko cyiza uyu munsi wa mbere wa Pasika. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese. Be blessed. Akamuganyira akamutabaza muri byose.
ni byiza gusenga ni ingenzi ku mukristo